murakaza neza kuri Sobanukirwa TV hamwe na JP. Hanyuma tujye kuganira ku biganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi turaganira ku kiganiro kimeze gutya. Wibuke gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo n'ibindi biganiro dushyiraho uzabashe kubyumva neza cyane. Uyu munsi tujye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gusezerana imbere y'amategeko. Aha ngaha ndabwira umusore, inkumi ndetse namwe mwashakanye, kuko iki kiganiro mwese kirabareba. Gusezerana imbere y'amategeko rero ni ibintu birimo ingingo eshatu cyangwa se ibyiciro bitatu. Vuga ngo gusezerana imbere y'amategeko birimo ibyiciro bitatu, ari byo ibingibi bikurikira. Tega amatwi kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri cyiciro uko kigiye kimeze, hatejo utazagwa mu rwobo cyangwa se ukagwa mu ruzi urwita ikiziba. Ingingo ya mbere ni iyi ngiyi. Ingingo ya mbere ni ugusezerana ivangamutungo risesuye cyangwa se ivangamutungo rusange. Wakibaza ati ibi ngibi bimeze biti? Ku ivangamutungo rusange, aha ngaha abantu babiri bagiye gushakana cyangwa bagiye gushyingiranwa, abo musore abe inkumi. Aha ngaha tugeze mu ivangamutungo rusange, umusore imitungo yari afite, inkumi imitungo yari ifite, cyangwa se uwo mugeni wacu imitungo yari afite, mwese murayizana mugahuriza hamwe. Iyo musezeranye ivangamutungo rusange, uvuga ngo buri umwe wese imitungo ye bayihuriza hamwe, mugasinyira ko mwese ari iyanyu, buri umwe wese ayifiteho uruhare rungana, ndetse na ya mitungo mushaka muri kumwe mukayihuriza hamwe. Uvuga ngo aha ngaha nyine buri muntu wese aba afite uruhare rungana n'urwa mugenzi we ku mitungo 50% 50%. Aha ngaha ndaguha urugero. Niba umuhungu yari afite inzu wenda ebyiri n'imodoka, umukobwa akaba yari afite wenda umurima yaguze cyangwa se nk'amasambu 3, iyo mugiye gusezerana ivangamutungo rusange, muraza ibyo mufite byose mukabihuriza hamwe, mukemeranya ko ari ibyanyu mwembi muri kumwe. Noneho ikirenze ibyo ngibyo n'ibyo mukoze muri kumwe, kwa kundi mugenda mugakora, buri umwe agakomeza agakora kugira ngo urugo rubashe kuba rwatera imbere, ya mitungo yose mu mufite aba ari iyanyu, mwese mu muyifatanye. Mbese buri umwe wese ntawafata kimwe ngo agikoreshe uko yishakiye atabanjije kubwira undi. Uvuga ngo byose mu mubifatanyije mwese hamwe, buri kimwe mu mugifiteho uruhare, kuko aha ngaha ntawafata ikintu ngo agende agikoreshe mu buryo yishakiye mutabanjije kucyumvikanaho. Icyiciro cya kabiri cy'isezerana rero ni icyo twita ivangamutungo muhahano. Abenshi ntago mubizi, mwari muzi ivangamutungo rusange, gusa n'iri vangamutungo muhahano naryo rirahari. Sobanukirwa byinshi kuri yo rero hano kuri Sobanukirwa TV. Uvuga ngo iyo bavuze ivangamutungo muhahano ni igihe abantu babiri bagiye gushakana, ubwo ni umusore n'umugeni cyangwa se umusore n'inkumi. Igihe bagiye gushakana ugasanga ibyo umusore yari afite cyangwa se umusore imitungo yari afite, ndetse n'inkumi hari imitungo yari ifite cyangwa se uwo mugeni hari imitungo ye yari afite. Iyo mugiye gusezerana rero muraza imbere y'amategeko bagiye kubasezeranya. Ubwo ngubwo icyo gihe ibyo umuhungu yari afite n'ibyo umukobwa yari afite, iyo musezeranye ivangamutungo muhahano, agumana ibye nawe ukagumana ibyawe. Icyakora mukemeranya ko buri wese azagira uruhare ku mitungo muzashakana muri kumwe. Uvuga ngo ibyo mwinjije muri kumwe, ibyo ngibyo byo buri umwe wese abifiteho uruhare. Ariko ibyo umwe yaturukanye iwe n'undi ibyo yaturukanye iwe, cyangwa se buri umwe ibyo yashatse ari ingaragu n'undi ibyo yashatse ari ingaragu, akabigumana kandi akabicunga ku ruhare rwe, akabikoresha uko ashaka. Aha ngaha ndaguha urugero. Tuvuga umusore wenda yari afite kampanyi runaka yifitiye ku giti cye, yishingiye kampanyi. Umukobwa yari yifitiye imodoka ebyiri yenda za kwasiteri zikora mu muhanda. Uvuga ngo iyo mugiye gushakana iyi vangamutungo muhahano, za kampanyi z'umuhungu cyangwa se ya kampanyi y'umuhungu arayigumana ukwe, ibivuyemo uko abikoresha ibyo ngibyo ntabwo bireba umukobwa, ndetse na za kwasiteri z'umukobwa ku ruhande rwe ibivuyemo uko azikoresha, yazigurisha atazigurisha, ibyo ntabwo bireba umusore. Uvuga ngo icyo bahuriyeho ni uko basezerana bakajya bahurira mu rugo, hanyuma buri umwe wese agakora ibyubaka urugo. Ibyo bakoreye aho ngaho bari kumwe nibyo byitwa ibyabo bombi. Ntago bya bindi baturukanye mu bugaragu bwabo baza ngo babihuriza hamwe usange buri umwe bifiteho uruhare. Ibyo buri umwe wese yakoreye akiri ingaragu aba bifiteho uruhare ukwe, abikoresha uko ashaka, ntacyo uwo bashakanye yabivugaho. Icyakora ibyo babonye bari kumwe byo kuvuga ngo baba bahuriyeho, buri umwe bafite 50 n'undi 50. Mu yandi magambo ibyo ngibyo nibyo byabo bombi ku giti cyabo, ariko bya buri muntu ku giti cye yagiye akorera ukwe batarasezerana aba ari ibye, ntacyo uba ufite kubivugaho wowe nk'umuntu mwashakanye.
gusezerana rero dufite ni ubwo twita ivanguramutungo risesuye. Aha ngaha uribaza ati ivanguramutungo risesuye rimeze rite? Humura Sobanukirwa TV irahari ku bwawe. Ku ivanguramutungo risesuye rero ikibaho ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo umusore ndetse n'umugeni we bagiye gushakana, buri umwe wese hari imitungo yari afite. Mu kuba buri umwe wese yari afite imitungo rero, arayizana n'undi akayizana akayigaragariza amategeko. Buri umwe wese imitungo yari afite nta ruhare na rumwe undi yayigiraho. Ubwo ibyo ufite aba ari ibyawe n'undi ibyo afite aba ari ibye. Ndetse niyo mushakanye, mushakana guhuriza hamwe, cyangwa se niyo musezeranye, musezeranira guhuriza hamwe mukajya mutunga urugo, ariko buri umwe ibyo yinjiza undi ntabigireho uruhare, akaba ari ibyo ku giti cye. Mu yandi magambo, nta gukorera hamwe kuba guhari. Ngo ibyo umuntu akora arakora akinjiza ibyo ku giti cye, undi akinjiza ibyo ku giti cye. Icyo mupfa nuko muhurira mu rugo mugamekinga shuwa ko urugo rwanyu ruhagaze neza nta kibazo. Tuvuga urugero, ahangaha umusore afite inzu, umukobwa afite wenda urugero imodoka, cyangwa se katubifate gutyo. Ubwo ngubwo nuvuga ngo niba mufite inzu, niba umusore afite inzu, murajya muyitahamo, mukora ibyo mukora, muyibemo, ariko iyo nzu ni y'umusore, umugore nta ruhare ayifiteho na rutoya. N'umukobwa imitungo ye, umusore nta ruhare ayifiteho na rutoya. Ku buryo hageze n'ikibazo kibamo isaha ku isaha, buri umwe agaruka nibye n'undi agagumana ibye, ntihagire n'umwe ubangamira undi ku mitungo ye. Wowe musore, wowe nkumi, nyuma y'uko umaze gusobanukirwa ibintu bigendanye no gusezerana imbere y'amategeko, ndamya ntashidikanya ko ubashije gusobanukirwa. Ubwo uzajya gusezerana ufitemo ayawe mahitamo, ku buryo uzakora ikintu uzi neza ko kiguturutseho. Gusa gusezerana kw'abantu babiri kuba gusabwa kubanza mukakuganiraho, mukabyigaho, mukareba icyakorwa, mukareba ikitababangamiye ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umusore, haba no ku ruhande rw'inkumi. Ukavuga ati ibi ngibi tubikoze nta kibazo, kubera ko twese byatubera ingaruka nziza, cyangwa se byatugeraho ingaruka nziza. Mbese mugakora ikintu bitewe n'uko abantu burya bashakanye bafite uburyo ki biyumvanamo, bafite uburyo ki ibintu babitwaramo. Mugakora ikintu bitewe n'uko mwebwe muri kucyumva, mugakora ikintu bitewe n'uko mwebwe mwumva cyashyirwa mu bikorwa, nta kugisha inama hirya no hino. Kuko burya iyo bigeze ku mabanga y'urugo, cyangwa se ku bantu bagiye gushakana, hari byinshi muba mugomba kurebaho bihabanye n'uko abandi babibona. Nyuma yo gusezerana rero, wakibaza ngo ni iki cyakorwa igihe abashakanye bashaka guhindura amasezerano. Vuga ngo ahangaha niho hareba ba bantu noneho bamaze gushakana, abatarashakana ariko namwe ntimuhejwe kumva kino kiganiro aho kigeze. Ni ukuvuga ngo iyo abashakanye bashaka guhindura amasezerano, amategeko y'u Rwanda ategeka yuko bo ubwabo iyo bamaze kumvikana ko bahindura amasezerano, baba bagomba kugenda bakajya ku murenge, bakajya kureba umuntu ushinzwe ibintu bigendanye n'irangamimerere, mbese ubwo ni umwanditsi w'irangamimerere, bakamusaba ko bahindurirwa amasezerano bagiranye. Uvuga ngo baragenda bakamubwira ati twebwe twari tuje guhinduza amasezerano twagiranye y'abashakanye, mwebwe mugahitamo noneho amasezerano mwagarutse mwumvikanyeho, bitewe n'uko mushaka gukomeza gucunga umutekano w'ibyanyu, cyangwa se umutekano w'umutungo wanyu. Mwakoze kwitabira iki kiganiro, turabashimiye cyane. Kanda like ndetse na subscribe, comment utubwire hasi ikindi twazakubwiraho, kugira ngo kandi ikintu impamvu tuba tubashishikariza gukanda subscribe ni ukugira ngo n'ibindi biganiro tugenda dushyiraho bijye bashyikaho mu buryo bworoshye, ku buryo ufunguye YouTube uhita ubibona hejuru, ukabasha gukandaho, ukabasha gusobanukirwa bimwe mu biganiro byacu. Murakoze cyane.